Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, tugushimiye ko wabanye natwe uraturinda ushimwe, twongeye kugira umugisha wo kubona umwanya wo kuganira ijambo ryawe, nyemera kugira ngo iri jambo ryawe tujye kuganira ritubere igitsika ku mutima, ritubere impamba n'urugendo bitugeza mu bugingo buhoraho. Tugushimiye umuntu wese ugiye kuryakira, umuhe umugisha kandi iri jambo ryawe rigire ubutware mu bugingo bwacu, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, mu gice cya 18 uhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Ubukuru mu bwami bw'ijuru. Icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, mbese ninde mukuru mu bwami bw'ijuru? Nuko Yesu arembuza umwana muto amushyira hagati yabo, maze arababwira ati, ndababwira nkomeje ko niba mudahindutse ngo mumere nk'abana bato, mutazinjira mu bwami bw'ijuru. Uwiyoroshya akamera nk'umwana muto niwe mukuru mu bwami bw'ijuru. Byongeye kandi, uwakira umwana muto nk'uyu kubera njye, ni njye aba yakiriye. Imana ishimwe. Hano Yesu yagerageje gusobanura ubukuru cyangwa umukuru mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa ba Yesu mbere yaho gato babanje kujya impaka z'uzaba mukuru, ariko Yesu avuga amagambo akomeye. Bamubajije ngo mbese ninde mukuru mu bwami bw'ijuru? Yesu abasubiza yifashishije umwana muto yarembuje, avuga ngo ndababwira nkomeje cyangwa ndababwiza ukuri ko niba mudahindutse ngo mumere nk'abana bato, mudakwiye kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Byumvikane ko ubwami bwo mu ijuru dusabwa cyangwa dukwiye kwitwara nk'umwana mutoya. Umwana muto uramurakaza mu kanya akagaruka akagusekera. Umwana muto ntagira inzika, ntagira ishyari. Umwana muto ntabwo agira ibyaha by'uburyo butandukanye. Bibiliya twifuzamo ko dukwiye kumera nk'abana batoya niba dushaka ubwami bw'Imana. Ndababwira nkomeje ko niba mudahindutse ngo tumere nk'abana bato, tutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ijambo rya kabiri ngo uwiyoroshya akamera nk'uyu mwana muto niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Umuntu wiyoroshya, wicisha bugufi, umuntu wiyoroshya. Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo duce bugufi cyangwa twiyoroshye munsi y'uko gukomeye k'Uwiteka Imana, ko mu gihe gikwiriye Imana izadushyira hejuru. Dusabwa guca bugufi, dusabwa kwiyoroshya kugira ngo tuzabane na Kristo. Kuko ijambo ryavuze ngo uwiyoroshya nk'uyu mwana mutoya niwe uzajya mu bwami bwo mu ijuru. Umukuru ushimwa kwa Data wa twese ni umeze nk'umwana mutoya. Tukimara kwakira agakiza, dukeneye cyangwa gakwiye kuba karaduhinduye tukamera nk'abana bato. Imana idufashe kugira ngo tuzabashe kuba mu bwami bwa Data. Ndakwifuriza kwiyoroshya mu rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Nanjye ndiyifuriza kwiyoroshya, tukareka Yesu Kristo we nyiri ubutware n'ubushobozi akagenga ubugingo bwacu, akagenga icyerekezo cyacu. Kuko ijambo ryavuze ngo utameze nk'umwana muto, utiyoroheje nk'umwana muto, ntabwo azabona ubwami bw'Imana. Imana ibafashe rero, Imana ibagirire. Ndabifuriza kwiyoroshya muri mwe kugira ngo tuzimane na Kristo ingoma y'imyaka 1000. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.